every time I need the brode of Jesus. Every time I need the brode of Jesus. Because he is God. Because he is God. Every time I need the brode of Jesus. Nugendere kwisuru ndebana nshobora kukugusha nsigaye mfite nyashi se ndazizi rekana ubwo bugufi muba mumbona ashaka kujya gukoresha sajya inzira nanyuramo kugira ngo ndengeho ari ibyo bambwira ko bankunze yende bamaza ngo ubundi ngo nzakomeza mbiho gutyo ngo nibyo kiza imbere mbega ngo mba numva ngo ngize nk'umukunzi mbona umbwira kwa nkunda anshyigikiye ashaka uburyo twakigiranira ubushuti bwo tukororoka ngo tukabyarana akana ngo ubundi ngo ubwo uzakomeza ubeho gutyo mpaka uba wumva ushaka gutaha gusa ni gutaha bica mu rupfu kujyayo nisabira Imana yo oya uretse gutaha kwa kiriya gihugu bica mu rupfu uba wumva ushaka gutaha gusa kimwe icyo nyisaba nuko yahora inyejereje umutima wanjye n'ubugingo bwawe n'ubundi ntubuzi ngo nzataha ubu n'ubu ntubuzi umunsi ngo n'uyu isaha n'iyi gusa mba nyisaba ngo gihora inyejereje umutima wanjye n'ubugingo bwawe. ahangaha ndagira ngo cyangwa ngarutse kugira ngo tuganire ku bihe bikomeye cyane bitazibagirana kuri Glorious Musabyimana wamenyekanye nka Gogo watabarutse ku itariki 3 aguye mu bitaro byo mu gihugu cya Uganda. Ni bitaro byatangaje yuko yazize indwara cyangwa yagize umwuka muke nyine bikarangira yitabye Imana, bikarangira Imana icyuye umugaragu wayo. Bimwe mu bihe bikomeye cyane tutazibagirwa cyangwa bimwe mu bintu bitazibagirana kuri Glorious aka Gogo harimo indirimbo ze. Ndagaruka by'umwihariko ku ndirimbo yitwa Blood of Jesus, amaraso ya Yesu. Blood of Jesus ni indirimbo irimo ubutumwa bukomeye, ni indirimbo yamamaye, navuga ko yamamaye ku isi hose kuko umwe mu bantu bakomeye cyane, mu bahanzi bakomeye cyane wo muri Afrika y'Epfo bakunze gusubiramo indirimbo z'abantu yasubiyemo iyi ndirimbo yitwa Scott. Yasubiyemo iyi ndirimbo arayiririmba, indirimbo bituma irushaho kwamamara. Indirimbo ya Gogo yanatumye tumumenya cyane. Ibindi bintu bitazibagirana kuri Gogo ni ibiganiro bitandukanye yagiye akora, aho hahitinze cyane akantu bita nyashi n'ibindi biganiro rwose yakoraga kumva yuko ari ibiganiro byabaga biri mu bwenge ariko nanone binashimishije abantu kubera ingano ye, kubera imiterere ye, byatumaga ashimisha abantu mu buryo butandukanye. Hari ukuntu Imana ikoresha imiterere y'umuntu cyangwa ingano y'umuntu akabikigisho cyangwa ikamucishamo ikibwirizwa, ikamucishamo inyigisho. Nukuvuga ngo abantu benshi bakundaga kumva Gogo, bakumva amagambo amuvamo bitewe n'uburyo yavugaga, bitewe n'uburyo yagaragaraga, bigatuma abantu bafata tension bakamutindaho, bigatuma abantu bafata tension bigatuma bamutindaho nyine bakumva ibintu abari kuvuga. Kandi amagambo yabaga avuga ni amagambo yabaga yuje ijambo ry'Imana, ni amagambo yabaga yubaka, ni amagambo yabaga arimo ivuga butumwa. Abantu benshi mwumvishe Gogo yabaga avuga amagambo arimo ivuga butumwa, nta rukozo soni rwayo rurimo, ahubwo harimo ivuga butumwa rikomeye cyane. Nk'ubwango yarimo ivuga butumwa rikomeye cyane, wumve yuko yari afite ivuga butumwa
rikomeye cyane. Abantu mwamukurikiye mwarabyumvishe, mwabonye video ze zitandukanye, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube, ku ma TikTok, ku ma Instagram, Facebook n'andi hatandukanye hose, aho yabashije gutanga ibiganiro. Mwumvishe iyo yavugaga, iyo yabwiraga abantu umvaga yuko ari kubahanura. Gogo rero bimwe mu bitangaza cyangwa bimwe mu bintu byatunguye abantu muri Uganda nuko ku munsi wanziriza uwa nyuma ibitaramo bye cyangwa mu munsi wa nyuma nabwo ndi kwibuka neza, ngo yarabwirije Mwuka Wera aramanuka afata inkoni atangira kuzenguruka mu bantu no mu bapasteri arakubita. Timo kuki mwicaye, kuki mudahaguruka ngo mutambire Imana, kuki mudahaguruka ngo mubyinire Imana? Ibyo byari bivuze ikintu gikomeye. Imbibiyo mbibonyemo ikintu gikomeye, mbonyemo ikintu gikomeye cyane. Mbonye yuko byanze bikunze, wenda reka tureke kubibara mu buryo buri physical byo turi kureba, guhaguruka ukabyina, guhaguruka ukagaragaza amarangamutima cyangwa ukagaragaza emotion. Reka tujye no mu bintu birimo imbere bibyihishe. Nge nabonye yuko usibye muri ibyo byo kuba abantu bari bicaye aho ngaho, ahubwo hari no mu buzima busanzwe kuba wiyicariye utari gukora umurimo w'Imana, witwa ko uri umuvugabutumwa, witwa ko uri umukristo, witwa ko uri umwemeramana, ariko ukiyicarira wowe umuhango wakaba ari ukuza ku cyumweru cyangwa ku isabato nagiye gusenga, narangije umuhango, bikaba kamenyero, bikaba umuhango, ukaba ibyo ukora ibyo wemera utabigaragaza mu bikorwa. Nicyo nabonye n'ubwo butumwa Gogo yatangaga ubwo yari muri Uganda ari gukora igitaramo, agafata inkoni agakubita abantu biyicariye bigize ba ntibindeba batari gutambira Imana. Icyo bishatse kuvuga nuko byanze bikunze ugomba kwizera Imana ukanabishyira mu bikorwa, ukabikora, ukabigaragaza. Ntibibe iby'izina, ntibicyitiro, ntibibe ngo ndi umukristo gusa, ntibibe ngo ndi umuvugabutumwa gusa, ukabigaragaza, ukanera imbuto. Ndumva ari iyo message Imana yashakaga gutanga, aho igakoresha Gogo, agakoresha imbaraga nyinshi. Ibaze yafashe umuntu atangira guca mu bantu, arabazitura abapasteri, abacya abantu bakomeye, arabazitura kugira ngo bahaguruke batambire Imana, bahaguruke babyinire Imana. Gogo rero yatabarutse afite imyaka 37. Reka tubanze dukurikire ibihe bidasanzwe bya Gogo, ibihe bidasanzwe byaranze Gogo cyangwa Gloriosa Musabyimana. Unagaruka ku izina rye cyane akavuga ati uburyo ababyeyi banyise Musabyimana buratangaje cyane, buratangaje cyane, buratangaje cyane, namwe mwabyumva. Ashingira ku kuba uko yavutse, uko yabayeho, imibereho yiwe, ariko ababyeyi bagaterwa ishema nawe, bakavuga bati uyu ni Musabyimana, uyu twamusabyimana, none Imana yaramuduhaye. Yo Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro, kandi Imana ikomeze yigaragarize buri wese uyitegeye amaboko. Reka dukurikire ibihe bidasanzwe byaranze ubuzima bwa Gogo, ibyo abantu benshi batazamwibagirwaho, bimwe mu biganiro yagiye akora bitandukanye ku mbuga zitandukanye za YouTube, ndetse n'ibyagiye bitrendinga kuri TikTok. Uba wumva ushaka gutaha? Gusa ni gutaha bica mu rupfu, kujyayo bisabira Imana yo. Oya, uretse Gogo gutaha kwa kiriya gihugu bica mu rupfu. Uba wumva ushaka gutaha? Gusa kimwe icyo nyisaba nuko yahora inyejereje umutima wanjye n'ubugingo bwawe. N'ubundi ntubuze ngo nzataha ubu n'ubu, ntubuze umunsi ngo n'uyu isaha niyi, gusa mba nyisaba ngo igihora inyejereje umutima wanjye n'ubugingo bwawe, kugira ngo nutaha uzatahe wera. N'ubundi ubuse nta muntu mufitanye ikibazo Gogo, ubu kuva ubu we nta muntu mufitanye ikibazo nonaha? Ese nta kintu ujya wicuza mu buzima? Nta kintu wicuza uyu munsi Gogo? nuko nanone muri iyi minsi ishize hari akantu nahuye nako, nanone nagiye ku rugendo, nkora ikintu kijyanye no kubeshya Imana. Kandi utajya ubeshya. Ubundi ibyo byaha Imana yanga irabyanga, irabyanga cyane. Ugira gutyo urabeshya.
Karibu Kampala. Pige na je. Every time I need the burodi of Jesus. Every time I need the burodi of Jesus. Because he is good. Because he is good. Every time I need the burodi of Jesus. Nugendere ku isura ndebana nshobora kukugusha umuhanga mu bijyanye n'iby'ibyuma se yaba yizira Every day I need a burodi of Jesus. Every day I need a burodi of Jesus. Because he is good. Because he is good. Every day I need a burodi of Jesus. Nsigaye mfite nyasha ife ndazizi reka da ubwo bugufi muba mumbona urashaka kujya gukoresha sajya inzira nanyuramo kugira ngo ndengeho ari ibyo bambwira ko bankunze yende bamaza ngo ubundi ngo nzakomeza mbeho gutyo ngo nibyo kiza imbere mbega ngo mba numva ngo ngize nk'umukunzi mbona umbwira kwa nkunda anshyigikiye ashaka uburyo twakigiranira ubushuti bwo tukororoka ngo tukabyarana akana ngo ubundi ngo ubwo uzakomeza ubeho gutyo mpaka izahanagura icyitwamarira cyose ababibye kwigomwa ibitayigira shinge bazabaho ubuziraherezo ibyishimo n'umudendezo bizagira indi shusho kandi amahoro azaba ikitarusange tuzasanga we tuzabana nabo